Ewa nurataye Yes man, sha cyawe cyakoro cyakoze uri umuti kabisa. urabibona nawe Ewa na kabisa. mwana njyewe ndi hafi gutereta ibyana byo muri Amerika. Kigali neza. Urumva se kugira ngo se njyewe nzagarukira hano Kigali ni fresh. ndashaka kujya Kampala Nanjye nkajya Uganda. urumva se nakwereka ko byose bishoboka Najya muri Amerika njye. ese mundeka muba Yes. urabona ukuntu umutonore Kameze neza Murundi cyambe umurundi yanyemera sibyo muri i Buganda ngiye banyemera Yes. Tanzania i Burundi Zambia ibindi bihugu muri Malawi hose no muri Amerika. mbwira ibindi bihugu mwana ese ubona mu Bwongereza mani byana byanyu Bwongereza. buri abanyi Tire kugiye muri Espagne. muri wapa mwana ndashaka kuza gutita muri Amerika ese mwana Umeze neza ariko umusaza. sunda ahantu bahita mu kimwana Ahita Kigali Convention Center. Kigali Convention Center Hose. ese mwana buriya ko nshaka kujya kureba icyana nakibona Convention? Ya muri Addison. Addison Hotel. nakibona Wakibona kabisa. ako mwana reka shaka ko Kigali ni nziza kwe urayibona dore convention mwana Wayibonye ni ya convention bajyaga bavuga wayibonye yo bo wayibonye noneho dore ukuntu bimeze yes noneho tugiye kujya muri convention kuryoshye sibyo kurya isi iyi weekend turyoshye tuyiryoshye umusaza ako mwana ngiye rwose reka mubwire ariko meze neza nakuzanye i Kigali kugira ngo urumva usimuke narizanye basha wabonye Kigali ahubwo nyina kuzanye ariko wowe wari umenyere kurya ibijumba by'iwanyu sibyo kwirira umushogoro i Kigali turya makaroni urabibona ninjye wakuzanye umusaza urabibona bayita ngo KBC urahabona kabisa Kigali Heights noneho nge mfite gahunda yo kugutembereza nkakugenda convention mo imbere urumva ese urarya inkoko urarya ifiti urarya ifi ifi se ahangaha convention hari uri kuhabona ikivu hari ikivu wabonye hano convention se shabyihorera wakibo umva reka bayita Kigali nta kibuze reka nkubwe uhinga y'ibijumba se bayita Kigali ako mwana urabona ukuntu turi umuturika wana kabisa noneho kwanza tugiye gufata umwanzuro turi kure fresh sibyo